Ibi ni ibintu bitandatu biranga umuntu ufite ubwenge buke. Ba bantu muri sosiyete tuba tureba tukavuga ngo uyu araciriritse, uyu muntu nta diru mwakorana, araho arasamye. Wa muntu uba usanga nta muntu wifuza kuba ari kumwe nawe, ahageze bamuha akato ibintu abizambya kubera ubwenge buke. Nari nanze kubivuga ariko reka mbivuge, byose ni kimwe. Ni wa muntu w'ikigoryi uri stupid, uba usanga mentalite ye iri hasi cyane, iciriritse. Impamvu rero mbakoreye iyi video munyumve neza mwitonze. Ntago ari uko nshaka ko wenda umenya ngo se aba bantu ni iki kibaranga. Ibyo ngibyo wenda ushobora no kuba usanzwe ubizi, ariko impamvu nyamukuru ndagira ngo ahubwo wowe wumve ibi bintu ko ari bitandatu, hanyuma wisuzume urebe ibyo nawe ujya ukoramo n'ibyo utajya ukora. Hanyuma nawe numara kubireba neza wikarasifayinge, ushake urwego wishyiramo. Burya ngo abantu bari intellectual, abantu barenze b'abanyabwenge, ntago ibi bintu bitandatu bajya babikora. Nizere ko rero iyi video irajya kurangira nawe umenye icyo gukora, umenye icyo gukosora, cyangwa se wihaye amanota, kuko niyo ntego yacu kuri iyi channel Ibanga Entertainment, yo kugira ngo tujye twiga tunamenye byinshi tugomba gukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kugira ngo niba utarakora subscribe, nyamuneka gira vuba vuba, urimo uracikanwa. Twagiye rero nta gutinda. Ikimenyetso cya mbere kiranga aba bantu ni abantu bumva ko iteka ryose baba bari mu kuri, ndetse ngo uyu muntu iyo ari mu bandi usanga ibitekerezo bye ari byo aba ashaka gushyira imbere, kabone niyo yaba nta makuru afite ku kintu runaka, ariko aba yumva ko ayabarusha. Namwe mujya mubibona, hari abantu ujya usanga buri topic yose ivuzwe ugasanga arashaka kuyibarushaho amakuru, kandi wenda abantu bari kubivuga, abantu bari kumwe nawe barabyize, baranabiminuje. Abandi niba ari nk'ikintu cyabaye bahari bahibereye ubwabo, ariko we agashaka ko mwumva ko icyo kintu akibarusha, abarushaho amakuru. Buriya ngo rero iki kintu ni kibi cyane, ni icyorezo. Uti gute rero? Uyu muntu uteye atya ntago ashobora kwemera ko wamukosora. Bivuze yuko rero uyu muntu iterambere rye, yaba iry'ibitekerezo cyangwa se iterambere rye iryo ari ryo ryose, riragorana. Kubera ko niba ari umuntu utemera ko wamugezaho igitekerezo kizima, utemera ko wamukosora ngo mubwire ibiri byo, ngo umuhe amakuru adafite, akumva ko mwese abayabarusha, uyu muntu biba bigoranye. Ndetse usanga uyu muntu abantu benshi bamugendera kure, kubera ko nta kindi aba bazaniye uretse akavuyo n'akaduruvayo, kuko ntago mushobora kungurana ibitekerezo ahari ngo abemerere. Oya, arabidobya agashyiramo ibitekerezo bye bipfuye, yumva ko ari bizima. Niyo mpamvu abantu bazi ubwenge uyu muntu baramuhunga. Buriya nujya guhakanya umuntu, uzajya ubanza umenye neza ko ufite amakuru ahagije kuri iyo ngingo ugiye kumuhakanyaho, kuko numuhakanya akumva uri kuvuga ibintu utazi, udafitiye amakuru, tayari aba yari gucishijemo. Ibyiza ahubwo byaruta ukanabyihorera. Ikintu cya kabiri aba bantu bari stupid bakora ni ikintu cyo gufata amakosa yabo bakayegeka ku bandi, bakabureminga abantu, bakabashinja ko amakosa bagiye bakora ari abandi babiteye. Hari abantu bameze gutya, abantu batajya bemera ko amakosa aribo bayagizemo uruhare. Kandi buriya ngo umuntu ukuze mu mutwe, uri intellectual, umuntu uzi ubwenge, asobanukirwa neza, narabibabwiye ko amakosa yose aba yakoze, amakosa yose aba yabayeho, ibintu biba bitagenze neza kuri we, uko byagenda kose aba bifitemo uruhare mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Uzabyitegereze nawe, niba ari nk'ikintu kikubayeho kitagenze neza, ntago ushobora kubura uruhare wabigizemo, yaba mu buryo buziguye cyangwa se butaziguye. Uyu muntu rero aba afite ibibazo bikomeye. Uti gute? Burya umuntu utajya wemera amakosa yakoze,
ngo yumve ko abifitemo uruhare, biranagoye cyane ko yakwigira mu makosa kugira ngo atere imbere. Niba utakwemera ikosa se wakoze ngo urebe uvuga uti ahangaha ngomba kuhakosora, urumva mu by'ukuri nta n'isomo ryakwigisha, nta n'isomo byaguha kugira ngo iryo kosa ntuzongere kurikora. Burya nucunga neza ntago amakosa aba abereyeho kugira ngo tuyahakane, oya, ahubwo amakosa agira uruhare runini, atugirira akamaro mu buryo bwo kugira ngo tuyigiremo, tugire ibyo dukosora. Ntago ari ngombwa rero gufata umwanya ngo umare igihe kinini imbaraga zawe uzita mu kuyahakana, mu kwerekana ko atari wowe ubifitemo uruhare. Ahubwo icy'ingenzi ugomba gukora ni uko ugomba kwemera amakosa ndetse ukagira n'ikintu wiga. Buriya nushaka ibintu byo kuzajya ufata amakosa wakoze cyangwa se ibintu byakubayeho ngo byegeke ku bandi, n'umuntu uba urimo wisobanuraho cyangwa se n'umuntu uba urimo ubibwira ahita agucishamo ijisho akabona ko nta kigenda cyawe. Ariko buriya reka mbaye nk'urugero, wenda urugero rufatika, tuvuge ni bosi wawe wakerewe nko ku kazi kubera wahuye na mbutiyaje cyangwa se bya bindi by'ingendo n'iki. Iyo rero utangiye kwisobanura ngo nahuye na mbutiyaje, ngo byagenze gutya, ngo ibiki n'ibiki byose ugashyira hasi ushaka impamvu, ntago burya izo mpamvu aba arizo aba arimo yumva, ahubwo aba arimo kukwitegereza akareba ese responsibility yawe ni iyihe. Cyaba akeneye ni ikintu cyoroshye cyane. Buriya ibyo byose biba mu muhanda ntago aba biyobewe, izo nzitizi n'ibiki byose ntago aba biyobewe ko bibaho. Ariko iyo umubwiye uti ni amakosa yanjye kandi ngiye kuyakosora ntago biri bwongere, icyo kintu nicyo aba ashaka, kuko ibindi n'ubundi aba asanzwe abizi. Ndetse ahita abona ko uri umuntu ufata inshingano, abona ko uri umuntu ukuze mu mutwe. Mbere rero yo kugereka amakosa ku bandi, jya ubanza urebe uruhare wabigizemo, ari byo witaho cyane, maze urebe n'icyo gukosora. Ikintu cya gatatu rero cyo kiragatsindwa, ni ikintu cyo kuvuga cyane kurusha kumva, kurusha gutega amatwi. Ngo abantu bameze gutya bari stupid, icyo bashyira imbere aho baba bari hose ni ukuvuga, bakavuga koko, ariko nyamara ntuzamubwire gutega amatwi ngo yumve. Ibi rero aho bibera ikibazo, njya mpora mbibabwira, nuko nta gitekerezo gishyashya ushobora kungukira muri ibi bintu. Uti gute rero? Buriya ibyo wowe ugiye kuvuga ubusanzwe ubizi, ariko nyamara ibyo abandi bashobora kukubwira, ubumenyi bushyashya ushobora gukura ahandi, ntago bwakunda kubera ko utajya utega amatwi. Kandi ko kuzarebe bariya abantu baba bicecekeye, bariya abantu bakunda kumva kurusha kuvuga, ubusanga ari abantu bibitseho amakuru menshi, ubusanga ari abantu badasanzwe, badahubagurika mu kuvuga. Ibyiza rero niba ugeze ahantu, tega amatwi, kuko nibyo biba bigufitiye umumaro kurusha kuvuga. Ugasanga uri kumwe n'abantu bafite ibitekerezo bizima, bafite imishinga mizima bakubwira yo kwiteza imbere, bafite ibyo bagezeho, bafite experience ihambaye cyane ushobora kubakuraho. Warangiza nkaho washatse uburyo utega amatwi, uburyo ugira ikintu ubakuraho kizima, ukabaca mu ijambo nta n'isoni, ngo ubabwire uburyo ngo hari umusitari ngo yashyize ubwambure kuri social media. Cyakoze warakimaze koko. Ahangaha rero buriya bashobora no kukureka bagaseka, bikarangira, ariko ndakubwiza ukuri uba ugaragaje urwego rwawe, ndetse no kuzongera kwicarana nabo cyaba ari igisebo kuri bo gikomeye cyane. Ikimenyetso cya kane rero tugezeho ni ikintu cyo kwanga kwiga ubumenyi bushyashya. Aba bantu ntago bajya bagira ibitekerezo, ntago bajya bagira umuhate wo kwiga, wo gushaka kumenya ubumenyi bushyashya. Iyi si tugezemo, iki kinyejana tugezemo, iyi si iriruka cyane ku muvuduko uhambaye. Niyo mpamvu bidusaba ko buri gihe, buri munsi ku munsi, tuba tugomba kwiyadabuta, tuba tugomba kwiyapudetinga, tugira utuntu dushyashya tugenda tumenya. Uyu muntu rero we ngo nta kintu biba bimubwiye. Nawe urebye iyi video
ukwiye kwisuzuma ukavuga uti se ko ukwezi gushize, ko amezi 6 ashize, ko umwaka ushize, ese muri kino gihe cyose niyunguye iki gishyashya? Buriya niyo waba ufite ikintu ukora, niyo waba ufite ubumenyi usanzwe uzi, ni ibintu byoroshye cyane kuba umwaka utaha uzaba utakiri muri ibyo bintu. Niyo mpamvu uba ugomba kugira ubumenyi bushyashya uba wibitseho, kugira ngo ibihe nibihinduka uzahindukane nabyo. Uretse n'ibyo kandi, niyo yaba hari ikintu usanzwe uzi, hari ubumenyi usanzwe ufite, ushobora kuzajya kubona ukabona mu gihe runaka, bitewe n'umuvuduko isi ifite, bakeneye ibirenze ibyo ufite. Niyo mpamvu uba ugomba kongera ubumenyi, ugenda wiyapudetinga, mbese ugendana n'igihe. Namwe ubwo murabyumva, ndabazi muri abantu bakuru. Muri no minsi hari ibintu byeze, ujya kubona ukabona nk'umwana yiga university, ariko ku ruhande ari gushugurika utuntu tw'udukategori, afite andi masomo ku ruhande yiga. Ibyo bintu ni sawa cyane. Cyangwa se ukabona nk'umwana arangije senior 6, muri cya gihe aba ategereje kujya kaminuza. Njya mbabona rwose cyane, ukabona afite umuhate, arimo ariga ibintu bya photography, utuntu twa design, mbese utuntu tw'udukoryo, ukavuga uti abantu bacanye ku maso, ni sawa cyane. Ndetse n'abakuze, ukabona wenda afite akazi cyangwa afite ibintu yize kuva na kera, ariko arimo arihugura mu tuntu twa AI, arimo aranononsora neza uduporogaramu tugezweho tumufasha mu kazi, mbese ibintu byose ubona biri ku murongo. Ngo aba bantu rero twavugaga gutya bari stupid, ibyo bintu ntago bajya babikora. Ibyo bintu ntubibabaze, abo sibo. Reka twigendere ku cya 5. Ikimenyetso cya 5, aba bantu ngo ni abantu bagira icyo bita overconfidence. Buriya narababwiye ngo kugira confidence mu byo ukora byose ni sawa cyane, ni n'akantu uba ugomba gushyira imbere. Ariko iyo bibaye overconfidence, ibintu byose urabizambya. Uti gute rero? Buriya kwigirira icyizere ugakabya, ni hahandi usanga waguye mu makosa. Jya ugira confidence ariko zitarenze. Jya wigirira icyizere yego, ariko ntago biba bibujije yuko icyo utazi ubaza, aho kugira ngo ubizambye. Confidence buriya ntago ikubuza kugisha inama aho ibintu utabisobanukiwe neza. Hari abantu rero usanga avuga ati njyewe mfite confidence, kandi ari izo twita overconfidence, ari ukwigira icyizere ariko karenza. Ukazajya ukabona niba ari nk'ibintu wenda bamushinze cyangwa bamuhaye, ukabona arabyishe, arabizambije kurushaho, kubera kutagisha inama no kugira confidence z'ikirenga. Ndetse biriya bintu wanabipfiramo urebye nabi. Ugasanga nko mu kazi ngo nuko bakwigishije yuko ugomba kugira confidence mu byo ukora byose, bosi wawe yakubwira cyangwa se umuntu ukuyobora, ugasanga umuzamuranye intugu, ntiwaca bugufi ngo umwereke icyubahiro, ubwo agahita kwirukana ngo ni za confidence. Ubwo sizo confidence, ukabura tashye utamaze na kabiri ngo ni confidence. Buriya confidence tuba tuvuga ziba zikenewe nizo kuba wizeye ko ushoboye, ko n'icyo utazi ushobora kukiga kandi wakimenya, mbese kumva ko ugomba guhagarara mu bandi kandi ufite ijambo wemye. Ariko rero ntago tuba tuvuga confidence zakwirukanisha ku kazi, ntago tuba tuvuga confidence zakwicisha, zatuma wicuza ubuzima bwawe bwose. Oya, izo nta confidence zizirimo. Ubonye nk'akazi ko gutwara umubosi, ni urugero ntanze, wenda iyo kategori nibyo urayifite, ariko ntumenyereye imihanda, ndetse n'imodoka akoresha ni zimwe zigezweho, nta niyo wigeze unabona, ugasanga ni zimwe zifite parametre ndende, settings zayo zikagucanga, aho wakabanje byibura ngo wiyapudetinge, ubanze unagisha inama, niba na ngombwa unabaze, ugasanga ikurengeje umuhanda, cyangwa se ugiyemo ubuze uko usohoka uhezemo. Hari imodoka mu nsheri ziba zirenze ku buryo ushobora kujyamo ikifunga, ku buryo no gusohoka byanga burundu neza neza. Wowe wari umenyereye ngo karina urwo n'urugero ruto nari ntanze, ariko buriya
yaba mu kazi yaba ibyo dukora byose over confidence ziricisha, over confidence zirakubitisha. Gusa nanone nkubwira ngo kandi iri jambo biragoye ko nakora ikiganiro nkirangize ntarivuzeho, ntuzigere ubaho utifitiye icyizere. Oya, buriya ntuzibeshye ngo ukore ikintu udafite confidence, ni ikosa rikomeye cyane, kuko nanone uba warangiye. Byaruta ahubwo nkagira izo over confidence, nashaka nkipfira icyamamare. Ikimenyetso cya gatandatu rero ni icyo kwihutira gucira abandi imanza utabanje kubaza, utabanje kumenya imvo n'imvano yabyo. Buriya hari abantu bihuta mu guca imanza, ngo uriya se kumwirukana ku kazi ngo n'ubundi yari yaratinze, ngo n'ubundi bari baratinze kumwirukana, ngo ni indisipurine, ngo nta n'akazi yari ashoboye, nta bwenge afite, ngo uriya ngo nta bizinesi ashobora gukora ngo itere imbere, ngo reka reka reka, ngo kuba byose byaramubayeho agahomba nuko atabishoboye, ngo nuko atazi gufata imyanzuro. Shuwa, ugasanga uri gucira abantu imanza bihuriye n'ibyago, bigiriye ibibazo, ukabona biragushimishije rwose, uri proud, ndetse ukanarengaho ukagenda ubibwira n'abandi, ubona bigushimishije kuba abantu bahuye n'ibyago, kuba bahuye n'insanganya, ukagenda werekana ko rwose ko babikwiye, ukabacira imanza. Buriya rero jya umenya neza ko abantu baba bakubona, abo uba uri kubibwira, werekana reaction yawe kuri ibyo bintu, baba bari kugucishamo ijisho ko nta muntu kurimo, kuko buriya umuntu uvuga undi nawe iyo udahari ni wowe avuga byanga bikunze. Ubwo rero urumva ko ni wowe uba ukurikiyeho. Aba bantu rero muri sosiyete usanga babafata mu buryo bwo kubagendera kure, mu buryo ubwo aribwo bwose bushoboka. Burya ntukihutire guca imanza, ahubwo niba umuntu yahuye n'ibyago, mwegere, umuhumurize, umwumvishe ko byose azabicamo amahoro kandi akongera agahaguruka akema. Nyabuneka burya mujye mumenya no kuvuga neza, kuko buriya iyo twagize ibyago, iyo turi hasi ibintu byaturangiriyeho, ntago icyo tuba dukeneye cyane cyane ari ubufasha bundi, ntago ari cyo cya mbere, ahubwo icyo tuba dukeneye ku mwanya wa mbere ni amagambo meza atugarura ibuntu, ni amagambo atwumvisha ko tuzongera gusubirana imbaraga nka mbere. Byaba na ngombwa ukanamubwira ko byose muzabicanamo kandi akongera agahaguruka. Burya ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Ndagira ngo rero umunsi wa none wisuzume ugendeye kuri ibi bimenyetso bitandatu, nusanga harimo icyo ukora icyajyaga kikubaho, aka kanya nonaha uhite ukireka, nawe winjire mu muryango w'abantu bari smart, w'abantu bari intellectuel, abantu uwo ari we wese yakwifuza kugisha inama, mbese ube umunyamuryango wuzuye wa hano kuri iyi channel yacu Ibanga Entertainment. Ukora na subscribe niba utarayikora, nshimira namwe mwese mukomeje gukora subscribe, mba mbabona abandika muri comment, abakanda like, mwese rwose mbafite ku mutima. Nanjye niyo mpamvu ntazajya nkwema kubagezaho ibintu byiza kandi bizajya bidufasha mu buzima bwa buri munsi. Ciao, bye bye, reka duhure mu kiganiro gikurikiye.